Hello guys, umeze mute muri amahoro turabashuje bakunze bacu ba Jovi Official 30. Uyu munsi rero turi muri studio zacu tugiye kuganira n'abamama ku kibazo cyabayeho hariya Kitengera. Mwakomeje kubibona kuri Murenge, mama Murenge siko bimeze. Noneho mama Murenge hari umumama bakoresheje ikiganiro, wenda abanyamurenge benshi babashoke yabyo kubera impamvu zitandukanye. Hari abo turi kumwe hano, akaba n'abandi bamama uri hafi turi kuvugira kuri telefone. Ariko rero ngatekereza ngo ari ikibazo yibajije. Umumama baramusuye umugira neza, amuzanira kawunga, amuzanira umuceri. Biba ngombwa umumama ku giti ciwe yabyivugiye, aravuga ngo habaye nka saa 9 ndananirwa ngwa mu cyaha. Ariko uhita utekereza yuko byanze bikunze uyu mugabo wamuzaniye ikintu cyo kurya yashyizeho pressure uyu mugore. Aha rero mfite abamama tuyishaka kuganira. Mushiki wanjye, nkawe iyo utekereza umuntu arakugemuriye, ubundi muraho neza? Muraho. Mumeze mute? Nta mahoro turashima. Murashima Imana. Wabonye ijambo ry'ura mudamu ukuntu byamugendekeye, ukuntu yaguye mu cyaha? Yego nabyumvishe, nabyumvishe. Ese bibaho? Ati bibaho? Bibaho nyine. Kandi byabaye? Bibaho. Ya bibaho, ntabwo ari ukuvuga ngo se ngo byobaho, bibaho. Noneho nawe wa muntu yakugemurira bikaba ngombwa ko nyine nawe bigenda gutyo? Biterwa n'ubuzima wangu, biterwa n'ubuzima ubwo uba waranyuzemo. Kandi ikindi ntabwo tuvuze ngo turamushigikiye wenda ku kibazo cyabaye, ariko ikindi kandi we yavugishije uko byagenze. Kandi ikindi kuba byaragenze kuriya ni ubuzima yanyuzemo, kandi mu gihe byabaye iwe ntiyatekerezaga ko byari kumubaho. Kurumva nimba uwo muntu yari amugiriye neza akavuga ati reka aje kumureba, ariko ni ukuvuga ngo uwo muntu yari afite tageti y'icyo yari akeneye kugeraho, mu gihe iwe yakirira ibyo yakira atazi ko uwo muntu afite iyo tageti yo kugira ngo amukoreshe icyo kintu. Kurumva kuko ikintu cyose iyo kikubaye, ikintu cyose nubwo bavuga ngo bibaho, nubwo bavuga ngo rero ngo ikintu iyo cyabaye uba wabigambire cyangwa uba wabikeneye, ntabwo ari bimeze. Iyo cyabaye urwana nacyo kugera mu isho mutakerezaga ko gishobora kubaho. Mbese iki? Noneho ukabona ko kuba umugabo yaramwanze, yaravuga ati sinakwihangana, nkawe urabitekerezaho iki? Vuga nawe. Ibi sasa rero tureke kujajinga umuntu, kandi tureke kwinjira mu buzima bw'umuntu, sibyo? Umugabo nimba bari baragiranye, barashanye bakabyarana bariya abana, yarangiza umugabo akagenda, umugore azi yuko agiye gushakira urugo rwiwe. Mu gihe byagenze kuriya, ni ukuvuga nawe yari afite tageti y'ukuntu ashaka kumucika, cyangwa se yari afite nyine uwo muntu bagiye kubana, bari bafite uko bagiye baganira. Noneho rero kuvuga ngo mu imyaka itatu uzi ngo uri umubyeyi ufite abana, yewe numva yuko nyine nuko yatahise abisobanukirwa, nyine yari yamutaye. Yari yamutaye kuko ntabwo wambwira ngo imyaka 3 uragiye udafasha abana, udafasha umuryango, utagira gute, warangiza ukicara imyaka 3 uzi ko wasize urugo ahandi ntunarufashe. Ubwo nyine nuko babitekereje, nuko nyine nuko yagiye, kandi ataragiye kuri
kandi urumva ko yes uwo mugabo nta nubwo yari yagiye kurega ngo uvuge ngo yari yaragiye ku rugamba muri Kongo yari mu Rwanda ariko kuvuga ngo aragiye asize umuryango agiye iriya ngo agiye ngo afite akazi cyangwa ako kazi yakabonye ntitubizi yarangiza akagenda agafata urundi rugo urwo rugo afashe kuki yirengagije urugo yari afite mbese umugore yakunze wa mbere akanamuzarira abo bana bangana gutyo ni ukuvuga ngo njyewe ndakeka kuko hari connection n'uwo muntu yagiye kubana nawe ariko ntimwirengagize ari ikintu mugomba kwirengagiza rimwe na rimwe ntimwirengagize imibanire y'urugo umugore n'umugabo bishobora kuba wenda uyu mudamu urumva buriya urugo habamo ibintu byinshi biba bihishwe twebwe tutaba tuzi hano hanze ikintu kikaza kugaragara badaye ariko n'ubundi hari ibindi bintu bihishwe hari weakness z'umudamu hari na weakness zo ku mugabo reka nkubwire buriya rero umuntu reka naguciye mu ijambo ntabwo mbyanze kurya abantu ari babiri abari babiri bitewe n'uko bari muri urwo rugo sibyo nimba ibyo bintu barabipfuye babana bitasohotse bigasohoka wenda bavuga ati yaragiye arana sibyo wenda ibyo nibanga bari barahishe bitewe n'uko wenda batumvikanye ariko se ni kuki yirengagije urubyaro afite ni kuki yirengagije abana nimba hari ibyo byabaye muri icyo gihe mu rushako rwabo iyo myaka yose babanye nimba wenda yaramushatse barakoroganye mu byo bakoroganye ariko se barakorogana kugezaho avuga ngo reka areka abana ese koko tuvugishije ukuri ni umubyeyi kweri by'impamo uwo mugabo ni umubyeyi nimba iyo aza kuvuga ati nje n'umugore twarakosanyije ibiki ariko reka ndeke kwirangagiza abana banje yamzariye yego abagore wenda bakora amakosa ariko bimenye kuko n'abagabo mukora amakosa nubwo wenda bakosanye n'umugore ariko ntabwo yaragakwiriye kwibagirwa abana babyaranye yewe hari abantu benshi nagiye mbona benshi kandi twebwe mu mico yacu y'abanyamurenge ikintu cyo kubyarirana cyahozeho mu myaka n'imyaka tureka kwirengagiza ibintu byagiye bibaho ugasanga umuntu abyariye muramu wawe umuntu abyariye indi mbese tukabyarirana kandi bikagenda bigafata umuco munini cyane guhera kuri ba sogokuru guhera kuri mu myaka n'imyaka reka nkubaze itonde gato wowe uri umudamu urumva uri umudamu urabizi iyo wabyariwe umugabo akabasha kuba ataguha indezo benshi mu bagabo b'abanyamurenge iyo banateye inda hanze indezo ntabwo bayitanga bategereza ko umwana azanacurwa ariko bitandukanye n'ibi ngibi by'uyu mudamu uyu mudamu ni ukuvuga ngo yari afite amakuru avuga ate amakuru bavuga ko yabanaga n'umugore we siko bimeze yabanaga n'umugore we yabanaga n'umugore nuko umugabo yinjiriye aje gufasha urugo siko bimeze urumva uwo nguwo uwamubyariye yamuhamagaye amubwira ko aje kumusura amuzaniye kawunga akamuzanira n'umuceri aba ari umugusha mu cyaha bituma amutera inda urumva yamufatiriye mu rwiciro oya reka nkubwire mubyeyi reka mbabwire nje mu buzima bwanjye nza nanga kwinjirira umuntu cyangwa abantu sibyo reka mbabwire aba bantu ibintu baba bari gukora cyangwa inkuru ubu rero bagiye guhimba inkuru kugira ngo babone za views sibyo umudamu we yaravuze ngo yaguye mu cyaha arabivuga kandi impamvu yabivuze nuko uyo muntu yaje kumureba nawe yarabonye yuko ageze habi kandi icyaha kirababarirwa icyaha nimba yarakiguyemo akanakivuga ni benshi ahubwo babigwamo ariko bakabihisha hari umugore wumva we uravuga
arabivu no banzureke uri umugabo ubanzureke utazamurira isukari Imana ngeyo bageze ku bintu ndababara uriya mubyeyi yarambabaje ikintu gihari sibyo uyu mumama nimba uwo mugabo yaraje kumureba ntitubyanze wasurwa ufite tageti yuko waje kureba umubyeyi ufite tageti yo kuza gusura umubyeyi ariko ntabwo waje kuza kuri tageti yo kuvuga ngo uje kumutera inda kandi ikindi uriya mubyeyi yibereye mu buzima bwo kugira gute bwo gushakishiriza abana ntabwo azi igisirimu uko kimera iyo aza kuba ari umuntu wari uzi igisirimu yari kuba azi kuko yakoze icyo cyaha akajya kuri chemistry sibyo akirinda gutwara iyo nda ariko mu gihe byamubayeho abura umuntu umugira inama abura umuntu yokwirukira yabaye nkaho yatereranywe sibyo kuko abenshi bari mu kunywa ibinini bari mu kwiteza inshinga kugira ngo badasama kandi babana n'abagabo sibyo ariko mu gihe uriya mugore yagize stress ahura n'ico kibazo iwe yahise agira ikintu cy'umunezero kuko abonye ico kurya yahise atekereza yuko hari ingaruka yo gutwita yari gutwita mbese umugabo we noneho rero ikintu gihari nefa banze uceceke banze nkubwire Mana ikintu gihari rero uriya mugabo wamukoreye ico kintu nubwo tutazi ngo amaherezo yiwe nayaye ntituzi ngo aramufasha by'ukuri ntituzi ngo uwo mugabo afite urugo ibyo byo ntabyo tuzi kuko ntabyo yavuze ariko ikintu gihari ese ni kuko yumva yuko nimba uwo mugabo wamubyariye abana 5 sibyo akavuga ati impamvu nanze umugore wanje nuko yaciye inyuma arabyara icyaha kirababarirwa kandi umwana n'umugisha ntabwo bazi icyo azobaca uwo mugabo wamushatse uwo mugabo wari waramushatse uwo mugabo wiwe vuga ngo bari bafitanye amasindi yo kuvuga ngo wenda yari yaravuze ati icyama akagwa nko mu cyaha cyangwa akagira ikindi kintu cyatuma cyadutandukanya nawe cyangwa umva se gato yari afite tageti yo gutandukana n'umugore wiwe w'isezerano cyangwa se kuba ari uwundi mugabo w'umunyabwenge yari kumubwira ati wa mugore we ndakurambiwe cyangwa ndaguhaze njewe afite nerekana nawe ariko abana nzobarera kandi nzobafasha kuko ari abanye none se tumushime ibyo yakoze abavandimwe we baramutereranye inshuti n'iki baramutereranye wayi kuvuga ngo umwana gukora afatwa n'abanyagihugu umvana nkubwire ibirababaje reka uwo mudamu avuge nawe nimba yumva kuko ndi mukuri sawa dufatikanye kandi niyumva kuko ntari mukuri nta kibazo ubwo wenda ariko abagabo muri babi umva hano nkubwira ati abagabo turi babi umva hano nkubwira ati abagabo ntabwo ari babi namwe ari igihe abagore muba faiblesse abagore bo muri kino gihe bumaze gushuha umuntu aragukorera akantu gato ngiye nkubwiza ukuri hari umugore ngewe nzi amakuru y'uko bamuhaye amafaranga ijana agwa mu cyaha umugabo aragenda asanga umugabo atigeze amusigira amata y'umwana umugabo ntagezeyo umva se ceceka twumvikane ubuzima n'ubuzima ceceka twumvikane umugabo ati noneho ise w'umwana ntiyigeze asiga amata y'umwana wa mugabo w'abandi nawe urumva ko ni kwa kundi umuntu aba yifitiye umugore hanze nta kintu adaheruka wenda n'uwo mugore reka tunabivuge gutyo so rimwe sometime akuyemo rya jana riviramo ko wa mugore tena agwa mu cyaha umugore w'umunyamurengekazi ushobora kugwa mu cyaha cy'ijana wambwira ngo uwo muntu wamurinda ntiwomurinda uzamurindisha ijana se twumvikane neza so sometime rero rimwe na rimwe ari igihe mureba ugasanga wenda umugabo nawe afite izindi faiblesse ziwe ugasanga nawe umugore ni kwa kwiyerurutsa ariko nawe wari faible muri icyo gikorwa nta kwikontorora ntabwo muzi ko hari ikintu abagabo benshi batakwihangana
kurera kuvuga ngo njyewe mfite abana 2 3 ejo ukabona ngo undi araje arambyariye si benshi bakomeza kubaka rwa rugo benshi rero famiye nizo zigenda zikabaganiriza zikabiyereka zikabereka ko bagomba gutuza ariko benshi my friend abanyamurenge bagenda babyarirana hirya no hino ugasanga niko bimeze so iyo ni ibintu rero vuga ngo se ahubwo kuki badatanga indezo nicyo wagombaga kuvuga siko watekereza indezo sawa uri kumva amani yaje indezo kuki zidatangwa indezo kuki zitatangwa ugasanga abantu ntabwo bashaka kwemera abana babyaye reka nkubwire abana babayeho mu ibanga ese waba kurumva yuko reka nkubaze kuki uri kwirukanka mu by'indezo ni ukuvuga ngo ugiye gufata uriya mudamu ni ukuvuga ngo uriya mudamu uko ugiye kumufata nuko ushaka kumuvugira ngo abana nibakura bazatanga indezo cyangwa se kuki indezo zidatangwa cyangwa ubivuze mu rundi mu bandi bantu babyaye cyangwa se bimeze bite uyu mumama urumva neza tubyumvikane neza ngewe iyo tuvuga bino bintu tujeneraliza ko hari n'ibindi bintu bigenda bibaho hirya no hino bitandukanye uyu mama ni ubonetse nizere ko tuvuye kuri uno mumama uyu mama ni ingero z'ibintu hirya no hino uyu mama ni weakness umuntu yamugemuriye afite ikindi amushakaho urumva ntabwo yari aje kumuzanira yari kumugemurira bisanzwe numva ngo ubwire uwo muntu yamufatiranye n'ubuzima yabonye ubuzima urimo dore ikosa dore ikosa uyu mugabo tena yakoze nuko nibura atari no gufasha n'uyu mugore urumva bigatuma uyu mugore ubizi gute ko ntabyo yigeze avuga ubizi gute ntabwo yigeze avuga ngo uyu wanteye inda ntabwo amfasha ntabwo yigeze avuga ngo uyu wanteye inda yarantereranye wikwinjira mu bintu batigeze bavuga ivuga ngo uyu mubyeyi yaguye mu cyaha amaze kugwa mu cyaha umuryango nibaga waramutereranye kera simbizi ibintu nk'ibyo ariko wivuga yuko icyo kintu ntabwo yakivuze wivuga yuko ngo wamubyariye uragize gute usibye ko ibyo yavuze ko yaje kumusura amuzanira ifu na kawunga avuga yuko yaguye mu cyaha ariko ntiyavuze ngo uno mugabo wamubyariye ntaca mumariye ntabwo ibyo tubizi kuko ntabwo yabishize hanze kandi muze muvuga ibintu byavuzwe namwe impamvu social media izi ishaka amakuru iza yongera amakuru ku yandi uko atavuzwe kugira ngo za views zinjire hano rero niba ari kuri channel niba ari kuri tuvuge ukuri kose guhari kwavuzwe n'uwo mubyeyi titwiyongeraho ibindi nimba dushaka kumushyira ku ruhande tumushyire ku ruhande tuvuge rero iby'ubuzima bw'abandi sibyo bavuga ngo rega ngo urabyara ngo barangiza ngo ntibatange indezo ariko ese ubundi ni gute umusore cyangwa umugabo yoza gutanga indezo atarareze uwo mwana wayi kuki ibyo ngibyo ikinyamurenge cyacu turakizi 100%. nimba ujya muntu wateye inda azi neza yuko uwo mwana kuva inda yinjira akayirera ikavuka akamurera uwo muntu afite uburenganzira bwo gutanga indezo ariko mu gihe umuntu atewe inda umuntu akagenda akarigita umwana akagenda agakura akagira gute icyo gihe nicyo gihe azumva yuko hari aho yateye agomba kuja gucura umwana ati mani nimukajya mukorogoshora imitima y'abantu mani hano hari abantu benshi bababaye ubw'ibyo bibazo bagiye bahura nabyo mwarangiza mukazana amazuru n'amatwi mwereka ngo tuje gutanga indezo wararize se kusha umwana agacurwa umwana ngo bamucyuye ageze imyaka runaka ariko ntigeze atanga indezo ahubwo famiye none se akiyamunga ariko nabyo ntabwo ari byiza by the way nimba warateye inda emera kwirira nimba kumira ariko urabona umwana ageze imyaka turimo
ikinyejana turimo sibyo ikinyejana turimo please ni ukuvuga ngo ubu nyine nimba uguye mu ikosa ugatwita nimba uwo muntu waguteye inda atagufashije uri kunyumva gira gute komeza ubabarane n'ubuzima bwawe kugeza umwana igihe azakurira kandi ikindi umwana azaba uwa nyina kuko nyina niwe uzi umenya uwateye inda niwe uzi umenya se w'umwana mu gihe umwana utamushizemo amaprotiki cyangwa ngo agende ahure n'abandi bantu bamushiremo amaprotiki ejo bundi agende ahuremo kuko ikinyamurenge cyacu bazakubwira ngo umva nkwereke ngo se ngo umwana wande warunaka nk'umwuzukuru wande no bakagenda bashakisha amakuru bakaza bagakubita ku bana to naco turaciyamye kuko baba bashakisha amakuru kugira ngo batwara abana ejo bundi ndi hano umuntu arampamagara ati ngwino mfite ikibazo ati kiyuko nabyaye ariko ntabwo bemereye ko umwana wanjye aza kureba famiye ni kwa kundi ugasanga umukobwa w'umunyamurenge yabyaranye wenda n'abandi bantu wenda n'ubundi bwoko batari abanyamurenge ariko wenda ntibabana n'uwo muryango cyangwa se abanyakenya cyangwa se abandi bantu ariko batari abanyamurenge ariko ugasanga umwana w'umukobwa uwo mwana igihe wamutwaye ntabwo ukikifuza yuko wa mwana aje muri bwa bwoko ibi ni ibintu ngiye nkubwira inzi biriho noneho umugabo arampamagara ati urabizi ngwino umbwirire famiye y'aba bantu bareka umwana wanjye ajya aza kunsura narabafashije ubu rero ngomba kugira gute bagomba kujya bareka no ku mwana wanjye ajya kunsura so dufite ibibazo byinshi mu bwoko bw'abanyamurenge hano butandukanye uko mugenda tubyarana n'andi moko niko n'ibibazo bigenda byiyongera bitewe n'imico ya buri bwoko urabyemera ikindi cya kabiri twemera ko rwose nimba hari n'umuhungu w'umunyamurenge wabyaye wateye inda biba proud bro wigira isoni uba sheri yumva ko icyo kintu cyabayeho nimba utari tayari gutwara uwo mukobwa ariko emera kumwishingira emera kumufasha nubwo utari tayari ibyo birashoboka my friend si ngombwa ngo uko wateye inda udafite wenda kumushaka ngo uhite umushaka natwe twagombaga kwiga kuri ibyo bintu tukamenya ko bishoboka nimba wateye inda wihunga ibihugu uhindura ibihugu hirya no hino muri guhunga ko wateye inda ibyo byagombaga kurangira uriya gahunda yateye inda ni umugabo wari wubatse obvious nase uko urabivanga urumva wateye inda we nta kibazo amufiteho kandi ntigeze ahakana umwana wiwe gusa ikibazo kiriho uyu mugore arababaye abagira neza bo kuri Jove Official bamufashe njye numvise agahinda kiwe kubyara ubazwe udafite kepfo ka ruguru udafite umuntu ukureba udafite n'ifu y'igikoma numvise bavuga ngo baramubaze kandi inshuro ya kabiri kubera kurya umuceri w'umweru byonyine niyo unabazwe ntiwemererwa kurya umuceri ngenda avuga jumura ariko nyine mwe mugomba kumuvuga ariko ngenda avuga ko hari n'ama weakness agenda ba ku ruhande rwacu rw'ubwoko bwacu bubaho cyane ariko ubu nyine umuntu wese ufite umutima w'imbabazi hari ikintu abanyarwanda baza bakora hari akantu nabonye umwana yagaza yiga ahetse murumuna wiwe nabonye bose bahagaze bamufashije natwe abanyamurenge tugira uwo mutima bafashe uwo mwana natwe tugira umutima